Abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo baba baragwa bijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo, akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba Country FM, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa mumenyereye kuri aya masaha, buri munsi kwa kane guhera saa 2 kugera saa 3 z'umugoroba. Turabasuje cyane. Muri studio ro murasuhuzwa na mutagatifu Bizimana Damascene, ariko nkuko mumaze kubimenyera cyase nkuko musanzwe mubizi, ntago mba ndi jyenyine. Uyu munsi rero hari mwene data nawe turi kumwe, nawe ndamuhakanya baramutse anabibwire kugira ngo nawe mumenye tuze kubana no mu kiganiro tuziranye. Karibu muvandimwe. Murakoze muvandimwe. Yego. Nanjye ndi mutagatifu Damascene&Frederick. Yego. Suhuje abatagatifu bose bari mu Rwanda ndetse no mu isi yose. Na bene data banyura kuri izi mikoro za Country FM. Ariko nkanasuhuza n'inshuti zacu aho ziri hose mu Rwanda ndetse no ku isi. Yego. Zidukurikira kugira ngo dukomeze gusangira ijambo ry'ubutumwa bwiza. Yego. Ubundi iyo nyine umuntu avuze ko ari umutagatifu abantu barikanga, ariko impamvu nta n'iyindi nuko umuntu ashaka ko yaba umutagatifu bishingiye ku byo akora. Yego. Ariko Imana yarabihakanye, ivuga ko umuntu aba umutagatifu bishingiye ku byo Yesu Kristo yakoze. Amen. Icyo ni ikintu gikomeye rero dusangiza abatwumva aho bari hose mu isi, cyane ko umuntu hashingiwe n'uburyo icyaha cyagize umuntu amakuru yumvise, navuga ko ari inkuru mbi. Yego. Ni inkuru isaba umuntu gutunganira Imana, ariko ikaba iri kumusaba icyo atagira. Yego. Ariko inkuru nziza yo ntabwo isaba umuntu gutunganira Imana, ahubwo iha umuntu gutungana kw'Imana. Amen. Icyo rero nicyo twamamaza. Yego. Navuga ngo abadukurikiye aho bari hose nyamuneka munabwirane, mushyireho urushinge kugira ngo nyine dukomeze dusangire iri jambo ry'uburyo Imana yiyunze n'umuntu biciye mu cyo Yesu Kristo yakoze. Imana ishimwe cyane. Amen. Imana ishimwe iduhaye nyine n'ubundi uyu mwanya kugira ngo n'ubundi twamamaze ayo makuru y'ubutungane. Yego muvandimwe. Ubwo umuntu uri kumva Country FM muri uyu mugoroba wumva yifuza kuba intungane mu maso y'Imana, dore ko abantu b'intungane nyine nibo bazanajya mu ijuru. Nibyo cyane. Nta munyabyaha uzajya mu ijuru. Abantu b'intungane rero nibo bazajya mu ijuru, ariko wowe dukurikiye wumva byari bikiri urujijo kuri wowe, ni umwanya mwiza wo kumva ayo makuru y'ukuntu waba intungane, nawe ukamenya noneho uburyo nyine Imana igiramo abantu intungane. Ariko dusuhuje ubwo n'intungane zose ziri kutwumva, ubwo naba bamaje kugabana ubwo butungane aho baherereye hose, baba bari mu Rwanda, bari muri aka karere ka Rusizi by'umwihariko iyi radio inavugiramo, Nyamasheke no mu tundi turere abari i Kigali. Intungane mwese turabasuhuje. Nibyo cyane. Turabasuhuje abari mu Rwanda ndetse no hanze, Zambia, Malawi n'ahandi henshi cyane, Mozambique. Abatwandikira, abatuvugisha, abadusura kuri za mbuga nkoranyambaga, dukunda kubisubiramo. Iki kiganiro gica no kuri YouTube channel yitwa Ijuru Ntirikorerwa TV.
turabikora hano ariko naho ugiyeyo wabisangayo ukabidownloadinga ukajya ubikurikira cyane ko hari n'igihe gitambuka umuntu adafite nk'umwanya ntakikange ko yacikanwe ahubwo anyarukiye kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV yahita agisangayo no kuri Facebook page nayo irahari ni Ijuru Ntirikorerwa TV naho turaboneka komeza gukurikira ibiganiro by'ubutumwa bwiza. Dushimiye Imana rero ariko dushimiye namwe mwese muduteza amatwi baba inshuti zacu n'abavandimwe cyane ko tuba turi hano ariko nubundi turi hano ku bwa bene data benshi cyane ubwo abatagatifu bose nyine tuba tubahagarariye tuba tubabereye hano kuko bo ntibakwirwa muri studio ariko ubwo duhari bose barahari. Turishimye rero dushimishijwe nyine no kuza kubana muri iki gihe tuganira ku butumwa bwiza. Yego muvandimwe ni nacyo isi ikeneye yego kuko nyine ubundi ubutumwa bwiza buza buhumuriza umutima w'ubwumva buza bubwira umuntu ko yarari mu kaga ariko ko karangiye. Yego nkumva rero twasangira n'ubundi ijambo ry'Imana kuko byose bigirwa kuri n'ijambo ry'Imana. Nibyo twasangira mfite Bibiliya yera hano ubwo nawe urareba mu kindi kinyarwanda ni mu rwandiko Pawulo intumwa yandikiye Abakolosayi ni igice cya mbere ngiye gusoma mpereye ku murongo wa 21 yego n'uwa 22 yonyine. Yego umurongo wa 21 uravuga ngo namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera mukaba mwari abanzi bayo mu mitima yanyu no kubw'imirimo yanyu mibi none yiyungishije namwe urupfu rw'umubiri we ngo abashyire imbere yayo muri abera n'abaziranenge mutagawa. Imana ishimwe cyane. Amen. Njyewe ndasoma muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Yego Abakolosayi igice cya mbere mu murongo wa 21 no 22 aravuga ngo kera namwe mwahoze kure y'Imana muri abanzi bayo kubera ibyo mwatekerezaga n'ibibi mwakoraga ariko ubu Imana yiyunze namwe ikoresheje urupfu rw'umwana wayo. Amen. Watanze umubiri weho igitambo kugira ngo ibaheshe guhagarara imbere yayo mudafite inenge nta makemwa cyangwa umugayo. Amen. Imana ihimbazwe cyane. Muvandimwe n'ubundi ubutumwa bwiza buzakomeza kuvugwa kuko ntabwo tuzahwema kugeza ubwo tuzataha. Nibyo cyane ko aricyo kitubesheje hano. Nibyo nuko abari mu isi bamenye ibyo Yesu yakoze bagakizwa nabyo tukazabana nabo n'Imana data ubuziraherezo. Amen. Nyine batubwiye ngo namwe abari baratandukanyijwe n'Imana kera. Yego ariko abantu bakwiriye kumva kera ari ryari. Kera ni igihe Adamu yashyirwaga mu ngobyi ya Edeni. Imana ikagira amabwiriza imuha. Yego ikagira iby'imubuza n'iby'imwemerera. Yego yamubwiye ko rero nyine ishyize igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi mu ngobyi ya Edeni ko atazigera gikoraho ku munsi yagikozeho no gupfa azapfa. Yego aho niho kera. Adamu rero na Eva ntabwo bigeze bazirikana icyo Imana yababwiye ahubwo bo umushukanyi yarabagendereye arababwira ati ariko iki giti Imana yarakibabujije ati ntimuzagikore kuko nimugikoreho no gupfa muzapfa. Ubwo umukurambere wacu abatakaje icyo Imana yavuze ahubwo abayizeye icyo Satani yavugaga. Reka nyine nkomeze kubivuga. Icyo giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi abantu bakwiye nyine kurushaho kucyumva neza. Si igiti nk'ibindi abantu bazi cyari igiti nka Satani we ubwe. Ubwo ndiho ndavuga ngo ubwo Adamu na Eva bizeraga amagambo ya Satani bari bariye ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Bahise rero ako kanya batandukana n'Imana. Ubwo batandukanaga n'Imana ntabwo basigariye aho. Babaye umwuka umwe na Satani mu buryo bwuzuye. Batandukanye n'Imana ariko bomatana na Satani. Nibyo muvandi bomatanye na babaye nk'akagozi gakubiranyije. Basi ubwo rero ubwo natwe kuko twari turi muri bo ubwo nicyo
n'igihe natwe twatandukaniye n'Imana. Impamvu Imana ivuga ku gicumuro cya Adamu cyabaye icyacu, ibishatse kuvuga ngo uwari ubahagarariye ubwo yatsindwaga, namwe ntacyo mwamurushaga, namwe nyine yo uza kuba ari wowe uhahagaze mu mwanya wari gutsindwa nk'uko yatsinzwe. Ubwo ndiho ndavuga ngo nyine tubaye umwe na Satani mu buryo bwuzuye, twari tubaye ibicibwa mu maso y'Imana, twari tubaye ndetse n'ibivume, tudashobora kugira ikintu twazana twita cyiza imbere y'Imana ngo cyemere. Ubwo ngubwo navuga ngo twari tuguye mu kaga gakomeye, navuga ngo nakaga mburirwa nyito. Nakaga mburirwa nyito, twari tuguye mu mworera tudashobora kwikuramo. Ubwo reka mvuge ngo ubwo twatandukanaga n'Imana tubaye umwuka umwe na Satani, mu mutima wanjye ndetse n'uwabari mu isi bose hari hajemo uruvange rw'ibyiza ndetse n'ibibi. Umuntu ashobora guseka ariko akanarakara, umuntu ashobora gukora ibyiza ariko agakora n'ibibi. Reka mvuge ngo kuko Satani ari wese w'ikinyoma, agira ibyiza ariko akagira n'ibibi. Ntabwo agira ibibi gusa, ahubwo agira n'ibyiza. Noneho ibyitwa ibyiza biba muri we nibyo bituma abantu bamuyoberwa. Noneho ibigaragara nk'aho ari bibi yagaragarije muri muntu, akavuga ngo ibi binago koresheje uzajya ubinyitirira, kuko n'ubundi abantu basanzwe bamenyereye ko nge Satani ndi mubi. Noneho bigaragara nk'aho ari umucyo muvandimwe yagaragarije mu muntu, akavuga ngo ibyo ntukabinyitirire, ahubwo ujye ubishyira Imana, uyibwire ngo Mana, nubwo ejo nakoze ibibi ariko si uyu munsi ko nakoze ibyiza, ntabwo wanyemera. Ubwo umuntu agafata ibyiza Satani agashyira Imana. Mu rwandiko rwa 2 rw'Ikorinto ibice 5 ku murongo wa 14 ni kumuvandimwe Pawulo yahishuriwe. Yahishura aravuga ngo ntibitangaje ko na Satani yihindura nka marayika w'umucyo, ngo ndetse n'abakozi be bakihindura nk'abagabura ibyo gukiranuka. Ubwo bivuze ko muri Satani harimo nibigaragara nk'aho ari umucyo. Ibyo akaba ari byo nyine ashukisha umuntu ngo nabishyira Imana. Ariko ubwo Satani akaba yibagije umuntu ko Imana yamaze kuvuga ko ibyo umuntu yagerageza gutunganamo byose. Nko muri Yesaya umutwe wa 64 ku murongo wa 5, ngo ibyo umuntu yagerageje gutunganamo byose imbere y'Imana bimeze nk'umwenda uri mu mwanda. Ibyitwa ibyiza pani bibi. Noneho ubwo ndiho ndavuga ngo ibyiza by'umuntu n'ibibi by'umuntu byose ni ikintu kizira mu maso y'Imana. Aho biva bikagera, kuko igiti ni kibi n'imbuto zacyo nazo ni mbi. Y'isoko ari mbi n'amazi nayo azari mabi. Ubwo ndagira ngo nabura muvandimwe, abantu bajye barushaho gusobanukirwa iby'icyaha neza. Umuntu ukomoka kuri Adamu ntabwo yitwa umunyacyaha kuko yagikoze, ahubwo icyaha ni icy'umuntu ari cyo. Ibyo umuntu yakoze, byaba ibyo yita byiza n'ibyo yita bibi, ntabwo ari icyaha ahubwo ni imbuto zacyo. Ubwo ndiho ndavuga ngo nibyitwa ibyiza biva mu muntu, nabyo ni bibi ku Mana, kuko nazo ni imbuto z'icyaha. Muri Yesaya niko bavuze igice cya 1 ku murongo wa 6, ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge bwa muntu ukazamura muvandimwe ukageza mu mutwe, ngo umuntu nta hazima afite, ngo hose ni ingumasa, ni ibisebe binuka bitigeze gukandwa, habe no kubobezwa amavuta. Imana yongeye kubivuga muri Yobu 15 ku murongo wa 14, yavuze ngo umuntu ni iki ngo yere, wari kubundi byawe n'umugore we ni iki ngo abumukiranutse, ngo uwo muntu iki Imana imuziho, ngo imuzi nk'igicamuke cyangiritse kigotomera ibyaha nk'amazi. Ubwo tumaze kumera gutyo, nta kindi kintu cyari gisigaye umuntu yajyaga gukora kugira ngo haraba yagaragara imbere y'Imana yemewe. Ubwo ngubwo turagira ngo nyine dukomeze kubwira abantu ko nta muntu ufite ikintu yakora ngo yemerwe n'Imana, ahubwo Imana ubwayo niyo yagize ikikora. Icyo yakoze nicyo gihesha umuntu kwemerwa n'Imana. Hari umurongo abantu benshi bakunda gusoma, ariko tugira ngo hari wenda haboneka muri uyu mugoroba bawumva neza. Uravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ubwo Imana yakundaga abari mu isi, ariko ndetse cyane
ntibyarekeye ahubwo yaranatanze. Yatanze umwana wayo, bivuze ko yashyize urukundo rwayo mu bikorwa. Ubwo Imana ivuze ngo iradukunze ariko ntitanga umwana wayo, twese twari kurimbuka. Kuko icyo Imana yatanze nicyo gihesha umuntu gukira kemerwa nayo. Uwo ni Kristo Yesu. Niwe tugira ngo abantu bari mu isi bamenye, kuko niwe ubonerwamo agakiza wenyine. Niwe ubonerwamo kwemerwa n'Imana muvandimwe. Kristo Yesu ni uwera waturutse ku Mana. Ubwo yazaga mu isi, Imana yari imwohereje kugira ngo adukiranure nayo, kugira ngo atubere icyungo kitwunga nayo. Yaraje abari gukora iby'Imana yashakaga, kandi yabikoze neza. Yakiranutse ku kantu gatoya ariko akiranuka no ku kanini. Nkunda ukuntu Zaburi ya mbere imuvuga. Haravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Muvandimwe, icyo kizamini ni Yesu wagitsinze wenyine, nta wundi. Reka mvuga ngo n'amategeko y'Imana yarayubahirije, kandi ayakora neza nk'uko Imana yabishakaga. Arayanonosora, Imana iravivura, iravuze ngo mbonye umukozi wanjye w'umuhanga. Ariko ubwo yabikoraga ntabwo ari we wabyikoreraga, ahubwo nitwe yabikoreraga, n'abari mu isi bose yabikoreraga. Reka mvuga ngo mu gukiranuka Yesu yakiranutse bingana n'uko Imana yashakaga. Uko gukiranuka cyangwa ubwo butungane kwari kugira ngo Imana, umuntu uzumva icyo Yesu yakoze akacyizera, imwambika ubwo butungane bw'umwana wayo. None umuntu abashe guhinguka imbere y'Imana ataje mu butungane bwe, ahubwo aje mu gutungana kwa Kristo Yesu. Ubwo rero Kristo Yesu yaramaze kutubonera gutungana. Ubwo navuga ngo niba nyine hariho gukorera ijuru warikoreye n'umwe, ni Kristo Yesu, kandi yabikoze neza. Noneho ubwo yaramaze kutubonera gutungana, hari hasigaye ikibazo muvandimwe, cyuko turi abanyacyaha. Nkuko twabibonye, icyaha si icy'umuntu yakoze, ahubwo icyaha ni icy'umuntu ari cyo, bishingiye ku bwa kavukire yo kwa Adamu. Ubwo icyaha ni umuntu. Ni umuntu ndetse nk'igiti giteye ahantu. Muvandimwe, icyaha ni umuntu nk'igiti giteye mu isi. Ubwo ibyaha byera ku muntu. Ubwo igiti cy'ibyaha ni umuntu. N'ikimenyimenyi, iyo umuntu yapfuye burya ntiyongera gukora ibyaha mu isi. Kuko icyo giti kiba cyagize gute? Kiba cyajyanye n'imbuto zacyo. Nibyo muvandimwe, aho kwica gitera wakica ikibimutera. Nibyo. Basi ubwo rero Imana ntabwo ijya yita no ku byakozwe, ahubwo ireba igiti byezeho cyane. Kuko igiti nyine twabonye ko ari kibi, n'imbuto nazo ni mbi cyane. Noneho rero uko kuntu twabaye, ubwo bunyacyaha bwacu bwose aho buva bukagera, Yesu amaze kutubonera ubutungane, nabwo yemeye kubwishyiraho. Kandi abwishyiramo aho buva bukagera, yishyizemo igiti n'imbuto zacyo. Ubwo reka mvuga ngo ubunyacyaha bwa muntu Yesu yishyizemo ni ubunyacyaha bw'ibyiza bye ndetse n'ibibi bye. Ndetse si icyo gusa, nakavukire yo kwa Adamu. Kuko n'ibyitwa ibyiza bya muntu nabyo Yesu yabyishyizeho, kuko nabyo ni bibi ku Mana. Amaze kubyishyiramo bimuhindura icyaha, kandi Yesu nta cyaha yigeze akora. Ubwo yabaga icyaha, yabaye n'ikivume ku bwacu. Umuvumo wacu wose yaramaze kuwishyiramo. Niko umuvandimwe Yesaya yari yahanuye muri cya gice cya 53, ngo intimba zacu nizo yishyizemo, ngo imibyimba yacu niyo yacumitiwe, ngo igihano kiduhesha amahoro, ngo cyari kiri kuri we. Pawulo nawe akongera akabigaruka avuga mu rwa 2 rw'Ikorinto ibice 5 ku murongo 21, akavuga ngo Kristo wo ntabwo yigeze amenya icyaha, ahubwo Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu, ngo kugira ngo natwe muri we duhinduke gutungana kw'Imana. Reka mvuga ngo Yesu burya ari ku musaraba ntabwo yiswe umunyabyaha, ahubwo nawe yabaye cyo. Mu yandi magambo muvandimwe Damascene, yabaye nge aba wowe, ariko kwari kugira ngo natwe habeho eshanje, natwe tubewe. Natwe tubewe. Ubwo ngubwo abaye icyaha, abaye n'ikivume, Imana yagombaga kubimuryoza, ikabimuhanira kandi ikamuhana itamubabariye. Imuhaniye ibyo watakoze, ahubwo imuhaniye ububi bwacu bwose aho buva bukagera. Ubwo ngubwo reka mvuge ngo
Yesu Kristo ari ku musaraba, umuntu uduteza amatwi akwiye kumenya neza ko ubwo Yesu yabambwaga nawe babambanywe. Yesu yapfa bagapfana, Yesu yahambwa bagahambanwa. Ubwo Imana yari yibagiye umuntu wayicumuyeho wo kwa Adamu. Mu kuzuka kwa Kristo Yesu, Imana yaremye undi muntu mushya utandukanye na wa wundi waryari wa kera muvandimwe. Umwe wacumuye bari batandukanye, kuko mu kuzuka Imana yongeye kurema. Noneho ubwo ngubwo Imana ikavuga ngo urupfu, guhambwa no kuzuka bya Kristo Yesu niyo nzira rukumbi yonyine hari ijya mu ijuru. Inzira ijya mu ijuru naho inyura, unyuza ahandi ntabwo ugerayo. Ubwo turavuga ngo burya na purigatori ntibaho, nukubeshya. Kubera ko ikibazo cy'umwana w'umuntu cyakemukiye mu rupfu, guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. Bidakemukiye aho, umuntu aragana mu gucirwaho iteka cyangwa mu gutandukana n'Imana burundu. Ubwo reka mvuga ngo na bwa buryo abantu babibwirana nabwo ku Mana ntibubaho. Kuko iyo umuntu atekereje ko yabibwira mugenzi we, nta munyabyaha ukiza undi. Nta munyabyaha ukiza undi, bisaba ko umunyabyaha abona umukiza umukiza, kuko watashoboraga kwikiza. Ukira umuvandimwe uvuze ubwo buryo bwo kubibwirana. Numva mpawe kuvuga gutya. Nukuri ibyaha nyine ntago bikizwa no kubibwirana. Iyo biza kuba bikizwa no kubibwirana, abadukurikiye muba mwarakijwe kera. Nibyo cyane. Urebye igihe mumaze mubibwirana, ahubwo ni uburyo shitani yazanye n'ubundi bwa kabiri bwo gushuka umuntu. Bamubwira ngo urakira ibyaha nubibwira mugenzi wawe. Ndetse akarababwira ati none ubivuga upfukamye. Abandi akabwira ati none uze no kubivuga ariko unibabaze, wirirwa utariye, ngo uraba wihannye ibyaha. Ariko turi kukubwira ko ibyaha iyo uri kubivuga ntago buryo buri kubibabarirwa, ahubwo buri kwamamaza ibyaha byawe usigaye ukora. N'ikimenyimenyi uri kubwira umwamamazaho, nawe iyo urangije nawe akubwira ibye, nawe akakwamamazaho ibyiwe. Navuga ngo ni nk'ikivugo. Ujya mubona ko iyo umuntu afite ibintu yakoze bamurata ibigwi. Nawe rero ntutekereze ko kuba ujya urata ibyaha byawe ubwo wabikize cyangwa se wabasha kubibabarirwa, ahubwo turi kukubwira Kristo waje akababarizwa ibyaha byawe, waje agahanirwa ibyaha byawe. Kuko Imana yaravuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntago ibihembo by'ibyaha, mu yandi magambo, ntago kugira ngo umuntu akire ibyaha ari uko abibwira undi, ahubwo niba uri umunyabyaha birasaba gupfa. Nibyo muvana. Ntago bisaba kujya kubibwira abantu, ntago bisaba gupfukama, ahubwo birasaba ko habaho urupfu. Twari turi kuvuga rero ukuntu Yesu ari we waje akishyiraho ibyaha byawe, bimaje kumujyaho agahita yakira n'igihano cyabyo. Kuko Imana ntijya yivuguruza. Hari igihe abantu bajya bavuga ngo Imana ntiyivuguruza, bakagira ngo ni ukuhabwa inka, kugira abana, kugira amafaranga. Ariko Imana yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Ntajya yivuguruza. Nibyo muvandimwe. kandi gutyo niyo gahunda yo kubibwirana nabyo Imana ibyita ubugome bukomeye. Kuko ni ukwishyira hejuru no kubwira Imana ko umuntu afite icyamukiza, ariko akaba yishyize no mu marushanwa adashobora gutsinda yo kwiyishyurira umwenda w'icyaha. Ku Mana rero nta wiyishyurira, bisaba ko haboneka ukwishyurira, wamubura rwose ugacirwaho iteka. Yesu rero yarishyuye kandi yishyuye neza umwenda w'ubunyacyaha bwacu bwose, aho buva bukagera. Ubwo ndiho ndavuga ngo burya abantu bari kuvuga ko ari abanyabyaha kuri ubu n'igihe bazapfira, baba bari kuvuga ko Yesu Kristo cyangwa se Yesu Kristo atigeze azuka. Ariko bakaba bari kuvugamo n'ikindi gikomeye, bari kuvuga ko burya ibyo yazize atari ibyaba, ahubwo ari ibye. Bari kuvuga ko ubwe yazize ibye, yahanwe bihwanye n'ibyo yakoze. Kuko nkunda wa murongo uba mu Banyaro mu mutwe wa 4 ku murongo 24 aravuga ngo Yesu Kristo yazuriwe kugira ngo tugirwe intungane mu maso y'Imana. Reka mvuge ngo urupfu rwa Yesu Kristo igisobanuro cya
carwo birasobanuye ngo umwenda w'icyaha wa muntu wishyuwe warishyuwe birarangira. Mu kuzuka kwe biravuze ngo twakuweho urubanza ubuziraherezo, nta kimana kiturega kuko ibyo yakabaye iturega yabishyize ku mwana wayo kandi iranabimuhanira. Ubwo reka tuvuge ngo abantu bazacirwaho iteka ntabwo bazahorwa ubunyacyaha bwabo, kubera ko ubunyacyaha bwa muntu aho buva bukagera Imana yabubaze neza ibushyira kuri Yesu Kristo irabumuhanira kandi n'igihano kirarangira. Ubwo rero Imana iryoje umuntu ubunyacyaha bwe yaba igiye kwishyuza umwenda w'icyaha kabiri, kandi no mu buryo bw'abantu busanzwe nta muntu w'inyangamugayo ushobora kwishyuza kabiri baramwishyuye. None se Imana nyine niyo umuntu yabonye ikiranirwa se ku buryo yakishyuza kabiri, yishyuje Yesu birarangira. Ntabwo iteze kongera kwishyuza umuntu ibijyanye n'ubunyacyaha, ahubwo icyaha gihari ni kimwe. Yesu yarakivuze ngo iby'icyaha kuko batamwizeye. Icyo nicyo cyaha gicisha umuntu umutwe, icyo nicyo cyaha gitandukanya umuntu n'Imana burundu. Icyo ni nacyo cyaha ijambo ry'Imana rivuga ngo kitababarirwa. Nibyo muvandimwe, waruzi ko icyo cyaha ari cyo Yesu atapfiriye, kuko cyitwa icyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu cyangwa se Mwuka Wera. Icyo ntikibabarirwa niko yavuze. Kandi ubwo nyine icyo cyaha uburyo kitababarirwa, Mwuka Wera cyangwa se Roho Mutagatifu ni uri mu isi uri guhamya ko ibyaha by'abantu n'ubugome bwabo Imana itakibyibuka ukundi biciye mu rupfu guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. Nkuko n'ubundi mu Baheburayo 10 ku murongo wa 17 bavuga ngo ibyaha byacu n'ubugome bwacu Imana ntizongera kubyibuka ukundi. Ariko hepfo haravuga ngo ubw'ibyo bibabariwe ntihakiriho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha. Noneho ubwo Umwuka Wera ni rugutangaza ayo makuru avuga ko Imana yababariye abantu, yabakuyeho urubanza biciye mu rupfu guhambwa no kuzuka bya Yesu Kristo. Noneho umuntu utabyemeye gutyo abavuze ko Umwuka Wera hamye ibinyoma. Na niyo mpamvu cyitwa icyaha cyo gutuka Umwuka Wera, kikaba ari icyaha nyine koko mu by'ukuri kidashobora kubabarirwa. Ubwo rero muvandimwe abadukurikiye, nayo makuru meza, amakuru ahumuriza umutima wuyumvishe, inkuru nziza ituma umuntu aryama agasinzira, ikagukiza urupfu rw'iteka ugahabwa kubana n'Imana ubuziraherezo, ariko ikaguha n'imibereho myiza muvandimwe ukiri hano mu isi. Amen. Nukuri iyi niyo nkuru y'umunezero birenze. Urumva hari ukuntu umuntu abatekereza inkuru z'umunezero, niba iyo umuntu ashobora kugira ideni ry'amafaranga y'amafaranga, hakaza kuboneka umugira neza umwishyurira iryo deni, umuntu akanezerezwa nuko hari uwaje kumwishyurira ideni. Iby'Imana yakoze byo birenze uko umuntu yabitekereza. Ikibazo twari dufitanye n'Imana ni ikibazo cyari gikomeye cyane, ku buryo amaherezo y'iryo deni twari dufite Imana ubundi kwari ukurimbuka. Nibyo cyane. Kristo rero nicyo cyamuzanye, yemera kwishyiraho uwo mwenda w'ibyaha, yemera kubibazwa, yemera no kubyicirwa kugira ngo twebwe tubabarirwe ku Mana. Biroroshye rero nshuti yacu duteze amatwi, icyo usabwa gusa ni ukwemera ko ibyo bintu Kristo yabikoze, ariko akabikorera wowe. Wabyizera bikakubarwaho nk'uwabikoreye, ariko utabyizera nabwo twabonye ko nta zindi mbabazi zihari. Nta zindi mbabazi zihari. Iyo umuntu atabyemeye ngo abyizere, n'ubundi birangira arimbutse. Numva rero akanya gasigaye twagahereza abakunzi bacu kugira ngo baduhamagare batubwire niba bari kumva noneho neza uburyo nyine ikibazo umuntu yarayagiranye n'Imana cyamushyize kure y'Imana nk'uko twabisomye, ariko n'uburyo Kristo yaje twabisobanuye akaza kongera kutwegereza Imana no kuduhesha kuba intungane mu maso y'Imana. Ndetse ngo nakunze ukuntu bavuze ngo tudafite inenge, nta makemwa cyangwa umugayo. Batubwira niba noneho bari kumva ku bwa Kristo badafite inenge, ku bwa Kristo badafite umugayo ku Mana, ku bwa Kristo bari nta makemwa. Nimero rero baduhamagara hano muri studio, iya mbere ni 07 82 44 21 25. Iya kabiri ni 07 38 3 05. Mukaduhamagara mukatuganiriza.
Allô, country. Allô? Oui. Allô? Oui. Oui. Turakumva ninde uherereye he? Ndi hano kuba Alice. Alice. Allô? Turakumva nta kibazo. Ibyo bintu ngende kumva atari ibyo. Uri kumva atari ibyo? Ni iki uri kumva kitari cyo? Ndi kumva ari ibintu byatuma abantu bakora ibyaha cyane batitaye ku Batitaye kuki? Ali. Ubusanzwe se ntujya ukora ibyaha? Ubusanzwe nyine abantu bakora ibyaha ariko uretse abandi bantu, ahubwo we tubwire. Ubusanzwe ntujya ukora ibyaha? Mbikora. Ujya ubikora ubishaka se? Hoya, ibyo ngibyo byo byatuma abantu barenga urugero bagakora n'ibidakorwa bitwaje ngo gukora ibyaha ntacyo bitwaye. Ali. Yewe. Alice aragiye ariko nagira mubwire ko nubundi yabikoze birenga urugero. Ntago azabikora ngo birenga urugero kubera ko yumvise iki kiganiro. Allô, mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Turakumva neza. Mwiriwe. Yego turakumva. Twayigeze Emmanuel Imubavu. Yego Emmanuel. No kubashimira cyane. Yego Emi. Allô? Turakumva. Ndi kubashimira cyane. Kubw'ijambo ryiza mu kutugezaho. Yego. Kuko nta kibazo mfite. Ahubwo Imana ikomeze bashoboze mu byo mukora byose muzaje muduhereza uno mwanya buri kuwa kane kuva saa 2 mugeze na saa 3 ahubwo munatwongezeho. None se Emi? Nawe uri umuziranenge. Jewe. Ndi umuziranenge ariko mbikesheje Yesu Kristo bwaba n'icyo bwikeshaho. Ubwo buziranenge bwawe wumva bufite garanti ingana iki? Garande yo kugeza igihe cyo nzapfira kuko bufite garande yo kutazageza igihe cyo nzavira kuri Yesu ukumva nazaja muri wa muri utazima. Ubwo nta cyabihindura? Ndacabihindura ndacandandukanya n'Imana kuko na Shetani nawe camuvanye mu ijuru urambe no kugira ngo nzarimbuke niyo mpamvu nawe ndabwiza byamfitiye ndabona kwifatanya nawe. None se uramutse wifatikanyije nawe wajya he? Nari mvuze nti uramutse wifatikanyije nawe nkuko warubivuze ubwo wajya he noneho? Ndamutse nifatanyije nawe ubwo wajya he? Nande? Na Satani nkuko warubivuze. Nukuje kuzimu ngaya gushana nawe. Urumva turakomeza kugufasha. Uza ko nubundi twaza kugufasha. Ukareka tukumva n'abandi. Ukareka tukumva n'abandi turaza kuguhanira tuze gukomeza kuvugana. Sawa murakoze kandi mpande n'imigisha myinshi cyane tagabanyije nyaboneka mwamwe igomwe akakanya ngaka mukakaduhereza. Sawa murakoze nawe. Murakoze Emi. Cyase cyane ngamwe inshuti z'Imana. Yego. Alice rwose kuba dive ongera duhamagare. Yego yabakoze cyane. Allô, country. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Amahoro. Amahoro meza. Yego nanjye nitwa Jean Claude Mugirwa naka ndi imfungu. Yego Jean Claude. Nanjye namurikiwe na zuba rirashe. None umuguwe neza cyane. Yego. Nayo naratagangaye yewe. Kagenda ngabwira abantu ibyaha nta nicyo bamfasha. Ariko menye icyo Yesu Kristo yaje kunkorera ko ari ukubinkuraho burundu none ari ugukuramo. Ari ukubikuramo bikarangira nta cyansigarana. Numva ndaruhutse mu mutima none numva ahubwo numva icyo Yesu Kristo nyine yambaye ari ukugira ngo ngubwe neza namara kungiza ibyo byaha. Yego kuri ubu umuziranenge. Ubu umuziranenge ubu ni iteka ryose. Ibyo bintu se nta cyabihindura? Ibyo bintu ntibishobora guhinduka. Ntabwo byahinduka na rimwe. Yesu yabimbaye rimwe, yapfuye rimwe gusa. Nanjye rero nabibonye rimwe gusa ntabwo byahinduka Yesu.
yego none se kro karame uramutse ukoze nk'icyaha yego ntabwo byahinduka kuko n'ubundi yampfiriye ntaravuka ubwo byose yarabipfiye yarabizi ko nzanabikora yego ubwo nta na kimwe rero cyasigara n'ubundi byose yarabipfiriye ubwo ngubwo ndamutse ngikoze mbega njyewe numva nta n'icyo nakora kuko uwo nakiriye ni umuziranenge ntabwo ibyo ngibyo yatuma mbikora. Urakoze rero twakumvishe reka twumve n'abandi. Urakoze cyane. Yego musurinza bera bose ndabasuje Taratiyeri ndamusuje cyane aho ngaho. Sawa bakumvise bose. Sawa. Urakoze. Hello Country FM. Hello. Oui. Turakumva neza. Hello? Hello. Oui. Kuri radio. Ni kuri Country FM turi kukumva. Hello? Oh. Yagiye hari. Yagiye ubanza. Alice yarari kutubwira ngo ari kumva ngo yakora ibyaha cyane ngakarenza urugero. Ariko mu by'ukuri Hello Country FM. Oui. Turakumva neza. Hello. Oui. Ni Tonoso Oscar. Yego Oscar. Ndi muri Repubulika ya Kongo. Yego Oscar, niho wagiye? Twari twarakubuze Oscar. Aho twahirukanaga kera. Ni kirashize igihe rwose. Uracyari umutagatifu? Ndi umutagatifu udasubirwaho rwose. Tubatakuzi rero babwire nyine uburyo wabaye umutagatifu. Ejo rwose nabo umutagatifu bihawe no kwizera Kristo. Kuko ni ikintu umuntu atagikoreye. Yego. Kuba umutagatifu ntibikorerwa. Kuko Yesu yishyizeho ububi bwacu bwose. Yego. Ajya kumuhanira ku musaraba arabihanirwa. Yego. Natwe tugirwa bera tugirwa intungane kuko icyo gikorwa Imana ari dukoze mu Yesu. Yego rwose. Nayo mbishimiye Imana cyane. Yego. Kuba nari intungane ntabikoreye. Yego. Hagirwa intungane ntabigize mu mwanya rutoya. Yego. Kuko twarakoraga byinshi cyane tugatanga amaturo tukihana tukanarira. Ariko byose byari ibyaha twakoraga. Ariko Imana kuko igira ubuntu. Yego. Yavuye ko nta muntu wakira ayigishije kuko n'ibyaha nawe byizaniye ahubwo yazimutse atanga umunyabyaha. Yego. Bityo Imana yishyiraho ubwo bubi bwose. Yego. Ishyiraho kamere y'umuntu yose ko kamere y'umuntu nimbi kuva aho isika hose kuva mu bwana bwe mbega kuva mu buto bw'abari umunyabyaha. Yego. Ubwo bunyabyaha rero bwose yabwishyizeho. Yego Oscar. Kuko twabona ko umuntu ari igiti nyine koko nyine kiri n'imbuto zacyo zigomba kuba ari mbi. Yego. Ubwo bunyabyaha bwose nizo mbuto mbi twakoraga ubwo ni imbuto nziza kandi ubwo zavuye kwa Satani. Ntabwo zakukita mu ijuru. Yego. Ahubwo kwizera Kristo igikorwa yakoze akagikora atakikora ubwo agikora twebwe abantu. Yego. Ibyo byo kwizera kuko Yesu atugiye neza mu buntu bw'Imana yari yashatse kudukirizamo kuko ntabwo twari gukira muri kamere ya muntu. Amen. Nayo yashimiye Imana kuko icyo gikorwa n'aba mutagatifu ntabikoreye. Yego. Aho hagiye umutagatifu n'ubuntu bw'Imana. Urakoze cyane Oscar, ukomeze ugubwe neza ariko duhe nimero yawe tuze ko kuvugira. Rwose. 07 07 Yego. 6 5 Yego. 2 Okay, urakoze cyane. Urakoze cyane rwose. Murakoze cyane. Oscar rwose arishimye. Arishimye. Nyine amahoro y'abatagatifu. Nibyo muvandimwe. Harya na Alice Gihundwe. Kuba dive. Urumva nyine ntabwo arumva ibijyanye n'icyaha. Ariko azakomeza no kubyumva, arakomeza no kubyumva. Twabonye ko icyaha atari icyo umuntu yakoze, ahubwo icyaha ari icyo umuntu ari cyo, bishingiye kuri kavukire yo kwa Adamu. Ntabwo rero Imana ibwira abantu gusaba imbabazi z'ubunyacyaha bwabo, ahubwo ibabwira kwakira imbabazi z'icyo bari cyo. Iyo wakiriye rero Hello Country. Mwiriwe Mwiriwe neza.
meze mute? tumeze neza. uri muherereye he? Nanjye nitwa Omega Rukundo. Omega. yego Omega. Mperereye hano ku Kadashyi. Turakumva. hari icyo wumvise mu kiganiro? Ariko nta nubwo nacyumvishe none gusa ariko. umaze iminsi ucyumva? N'ubundi nari nsanzwe nyumva. tubwirire ikintu cy'ingenzi kiruta ibindi waba wumvise muri iki kiganiro. Icy'ingenzi numva kurenza ibindi ahubwo ariko ngiye bimbera urujijo. Nanjye mu mutima wanjye yego numva mbyemera, numva ibyo Yesu yakoze mbyemera, ndabyemera ko yampfiriye. yababaye ku bwanjye. mbega ariko nabwo numva ntarabe intungane nyine nkamwe nk'uko mbumva. none se Hello? Amen. Karame. watubwiye ko wumva ibyo Yesu yagukoreye, sibyo? ubundi tubwira ikintu wumva Yesu yagukoreye. ni iki? Gute? utubwiye ko hari ibyo Yesu yagukoreye. tubwira icyo kintu wumva Yesu yagukoreye ufite mu mutima wawe. ndabyumva. icyo nicyo dushaka kumva, icyo kintu watubwiye wumva mu mutima wawe, kuko watubwiye ati mu mutima ndabyumva ko Yesu yampfiriye. dushaka rero utubwire neza ikintu urwo rupfu rwa Kristo rwaguhesheje. ikintu rwamesheje? yego. kuko ntabwo nyasoma Bibiliya ariko njya numva wayisoma. tubwire nyine, kuko watubwiye ko ujya ukunda no kudukurikira, ubwo hari ibyo watwumvanye byagusigiye iki mu mutima wawe? ahantu bimbera urujijo. mbega ndabyumva kandi ndanabyemera ko mbega ijuru nyine nta kintu warikorera, kuko bibaye hari icyo warikorera cyangwa ukaba warigura. na bano ba Pascal nyine nibo bazajya twebwe bakene ntabwo twazaba tukiribonye. Imana yaritangiye ubuntu. ariko ngiye kubyizera ngo mbyemeze umutima nk'uko mwebwe, ku buryo nakumva ameze nk'uko namwe mumeze. mba numva nyine ntari kubishyikira. turakomeza kumufasha ariko tumubwira ko ari uku urareka kwirebaho, urebe ko icyo Yesu yagukorera uhita ubona ijuru ari iryawe, urahita ubona ntacyo uregwa ku bwa Yesu. nanjye mba numva mfite inyota n'inzara, ariko mbega ninkubwira ngo bimbere urujijo ku buryo utabyumva. urakoze cyane, reka dukomeze twumve n'abandi, ubwo tuzakomeza n'abandi kugufasha. byambera byiza umpaye nimero yawe ukoresha ku giti cyawe. yego. nanjye mba ndi hano kandi wenda azakwivugishiriza turi kumwe. nta kibazo, ahubwo we duhe iyawe, nubwo nizacu tuza kuzitanga tuyisigarane. ngiyi yanjye ni 078. yego. 083. yego. 047. urakoze cyane Omega. sawa, murakoze namwe bavandimwe. yego nawe urakoze cyane. Allo? Country FM, allo? 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 Oui. turakumva neza. Amahoro meza bavandimwe. Amahoro muvandimwe, nkunda Yesu. Yego, ni nkunda Yesu Inosa. Yego. Cumbitse kuri Simerwa. Yego. Yego Inosa. Nkunda nyine gukurikirana ikiganiro yanyu ijuru ntirikorerwa. ariko ni ubutumwa nyine bwiza. Yego. kandi nkashimira n'Imana ku bwanyu kubwo kwitanga. nyine mubwira ukuntu abantu ukuntu babona ijuru. Yego, nkunda. n'ubusanzwe nibyo bakeneye. batunga amafaranga menshi bigakunda. bagira abana benshi cyangwa beza. bagira imodoka cyangwa se bakagira indege. Yego. ariko burya n'ubundi iherezo ry'umuntu aba ari ugupfa. kandi arabisiga kandi yaravunitse. Yego. ariko numva igikuru nyine abantu bakwiriye ni ugutega amatwi nyine.
bagakunda ubutumwa bwiza, bagakunda ikiganiro gitambukaho saa 2 kugera saa 3. Nta kindi tubwira abantu, nta zindi nyungu duteze ku bantu, ahubwo ni ugukunda nyine ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza ntibabwumva, ubwo hari n'ububi bumvise, yego, ariko n'ubundi bukwiye guhinduka. Ubutumwa bwiza bumvise butabageza ku bugingo, n'ubundi bisobanura ko n'ubundi nta kintu bubamaririye. Ikimenyimenyi bazabupfana, bumva n'ubu ari abanyabyaha, kandi n'ubundi bakumva bashaka Imana. Rero n'ubundi bakwiye kuva ku giti dore umurongo, bakumva ubutumwa bwiza yuko Yesu yatanzwe ku bwabo, igihano cyari kuri bo ko cyabavuyeho kikajya kuri Yesu. Ikibazo abantu bafite nyine baguma gushakashaka Imana, nk'abayitaye bayishakira mu mabuye, bayishakira mu mazi, bayishaka nk'inyamaswa, bayishaka nk'umuntu udasobanutse, kandi burya Imana ntago ari uko ishakwa. Ibyo wakora byose n'umwete wawe wose. Muri ibyo 91 niko avuga ngo nta gahinda gasaze, ngo nta marira adashira, ntabwo byabasha kubakiza, ntabwo byabahuza na Yesu, kuko Yesu ntago akeneye amafaranga yabo, ntago akeneye ubutunzi bwabo, ahubwo akeneye umutima wihana ibyaha, wemera ko ari abanyabyaha, bakegera Yesu, bakareba kuri Yesu, bakareba umukiza wabo bakuyeho byose. Rero niyo nkuru nziza nyine mutanga kandi mubwira abantu, nanjye nicyo mbasabira, kandi ndakeka namwe muza aho hari ibyo mubasabira. Bumva ubutumwa bwiza, babohoke mu mitima, bareke imitima ihagaze, bemere Kristo ko wabakoreye akuzuza ibyo basabwa kugira ngo bagirwe intungane mu maso y'Imana. N'abakora bose ndakeka baba bashaka gutungana kw'Imana, ariko ntabwo gukunda kubera ko igiti Adamu yariyeho igiti cy'ubwenge bumenyekanisha ibyiza n'ibibi, ubwo bakora ibyiza ariko n'ubundi bakagaruka bagakora ibibi. Rero n'ubundi ubwo ruvange rw'agatogo Imana ntabwo yarwemera, ahubwo irashaka umuntu wemera ko ari umunyabyaha, yamara kumenya ko ari umunyabyaha akareba Kristo waje kumukuraho ibyaha, akamwemera nk'umunyakuri. Abantu bafata Imana nk'inyabinyoma, bayifata nk'idashobora gukora, kubera ko ibyo ababwira si byo bakora, kuko bashaka kuyishakisha mu ngufu zabo, kandi nta ngufu z'umuntu Imana ikeneye ahubwo umuntu wemera kwihana, umuntu wemera kureba kuri Yesu, akareba we wabimukuyeho byose. Mbashimiye Imana rero bavandimwe, mukomeze mutange iyo message mugeze ku bantu, nta zindi nyungu mubashakaho ndabizi, ni ukugira ngo bakizwe, nicyo tubasabira twese. Bakizwe, nanjye narakijijwe, nanjye ndi umutagatifu, ndi wera muziranenge, nabiheshejwe na Kristo, nanjye nari narakoze byaranze, ndakubitwa ngirirwa nabi, ndakora cyane, ariko bituma ntagera ku bugingo. Ariko Kristo ahimbazwe nyine, we waje akankunda ndi mubi, agatuma nyine mbona ubugingo, nkaba ndi intungane ku bwa Kristo. Wirata kazacu mu mirimo azaba yibeshya ntayazakora. Muvandimwe urakoze cyane, usuhuze bene data bo kuri Simerwa bose muri kumwe. Yego, ndabatashya n'abatagatifu bose ku isi hose, ndabatashye nanjye. Urakoze cyane. Nyine nibyo umuhuza w'abantu n'Imana ni Kristo. Nibyo muvandimwe. Guhura na Kristo rero nta kundi ni ukumwizera. Amen. Allo Country FM. Allo. Oui. Turakumva neza. Neza bite kandi urasema? Ni sawa, ninde uherereye he? Allo? Urinde uherereye he? Urinde uherereye he? Niera la Faransa merere Nyamasheke. Nyamasheke, wumvise ikiganiro? Wumvise ikiganiro? Banguki. Wumvise ikiganiro? Aya. Gukomeza gukurikirana ntacyo. Ego. Yakoze. Allo Country. Oui. Turakumva neza. Ninde uherereye he? Oui, allo? Turakumva neza cyane. Urinde uherereye hehe? Nitwa Nikuze, uherereye Mutima. Yego Nikuze, ongera ijwi utubwire niba hari icyo wumvise mu kiganiro. Nitwa Nikuze, uherereye Mutima. Yego, hari icyo wumvise mu kiganiro? Narindi kuvuga ukuntu umuhuza w'abantu n'Imana nta wundi ari Kristo. Kuko yaravuze ngo niwe nzira, naniwe kuri, naniwe bugingo. Ariko ndongera navuga nti Kristo nawe kugira ngo muhure, muhuzwa kugira ngo akwemere, nuko umwizera.
amen. ntabwo kugira ngo Kristo yemere umuntu ari uko umuntu akora. Inzira ihuza abantu na Kristo ntabwo iri mu butayu, ntabwo iri mu rusengero, ntabwo iri mu mirimo, ntabwo iri mu maturo, ahubwo inzira ihuza abantu na Kristo ni ukwizera. Amen. Ni ukwizera ibikorwa ahubwo bya Kristo, ntabwo ari ukwizera ibikorwa ngo umuntu yakorera muri Kristo. Hari n'igihe umuntu avuga ngo Imana ngo izaza ngimuhe, urumva, ngimuhe gukora ibyiza, ngo noneho ngo yemerwe ngo n'ibyiza yakoze, ngo ariko Imana ariyo yabimuhaye. Ariko si gutyo. Ibyiza bituma umuntu yemerwa ku Mana ni ibyiza byakozwe na Kristo. Ibyo byiza rero byakozwe na Kristo nabyo kugira ngo umuntu abibone, abiheshwa nuko abyizera ko ibyo byiza byakozwe na Kristo atari ibyiza byiwe. Iyo rero nyine amaje no kugera kuri Kristo no ku Mana, aba yamaje kuhagera, biba byarangiye, kuko nyine wageze kuri Kristo no ku Mana uba wahageze, kuko ngo no gukiranuka kw'Imana abizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro. Imana iti kwemera kubera ko n'ubundi gukiranuka uba ufite uheshwa no kwizera Yesu Kristo, kwemewe ariko gukiranuka kw'Imana muvandimwe. Nibyo muvandimwe, ubundi cyo ni nacyo butumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza, nuko Kristo Yesu yahindutse icyaha ku bwacu kandi nta cye kirimo. Kwari ukugira ngo natwe duhinduke intungane kubwe, natwe nta cyacu kirimo. Bisaba ko nta ruhare rw'umuntu ruzamo. Ubwo rujemo bihinduka ubusa, kuko Imana ntishobora kuba umufatanya bikorwa na muntu. Bisaba ko umuntu aba umugenerwa bikorwa. Ubwo rero narise tumugarutseho, twavuga ndetse n'abaduteza amatwi, kwizera icyo Imana yakoze muri Kristo Yesu gikiza umuntu urupfu rw'iteka, agahabwa kubana n'Imana ubuziraherezo. Ariko si icyo gusa, kinamushyira mu mibereho y'urumuri. Impamvu yavugaga gukora ibyaha nuko n'ubundi nta kinyine afite kindi yavuga, yakera zindi imbuto kise kandi ari umunyabyaha. Ubundi niyo ubonye imbuto ntiwirirwa ubaza igiti, kuko ibyaha bifite umubyeyi wabyo, ni Satani. Ubwo rero niba ubonye igiti kiri kwera imbuto, cyangwa se umuntu ari gukora ibyaha ntiwirirwa ubaza ari uwo kwandi. Aba yivugiye, ibikorwa biba byivugiye, abagaragaje uwo ari we. Imana rero irera, n'abana bayo baba mu mucyo wayo. Niyo mpamvu y'amateraniro y'abanyabyaha bajya baterana, barabivuga nyine, buri wese ajya hariya akivuga ati ngewe buriya nsigaye naniba, gusambana, kwifuza, mbese yavaho n'undi akajyaho, nyine bivuga ibyaha kubera ko n'ubundi ari nibyo abanyabyaha. Kandi muvandimwe, ubundi no mu buryo busanzwe umuntu agendera igihura n'icyo we ari cyo. Niba umuntu ari umunyabyaha n'imigendereye n'ibyaha, ariko niba umuntu ari umutagatifu, gusa ntabwo byumvikana. Biraza kurangira n'imibereho ye n'imigendereye ye ibaye gutyo, bihura n'uwo ari. Ubwo rero abaduteze amatwi bajye bava mu rujijo rwose. Yesu ni nako yavuze, yaravuze igiti niba ari kibi, yego muvandi zacyo nimbi, ariko niba ari cyiza, n'imbuto zacyo haba hari icyizere kari nziza. Ubwo n'ubundi Imana ikomeza kuvuga ngo mwakakiriye imbabazi z'ubunyacyaha bwanyu, ariko abantu nibajya bumva imbabazi bajye bumvamo kubabara. Kandi uwo mubabaro ni Yesu wawugiyemo. Arawubabazwa, yarambabarijwe ku musaraba, ababarizwa ubunyacyaha bwanjye. Nka kwa kundi mu Bagalati ibice 3 ku murongo wa 10 havuga, haravuga ngo Yesu yabaye ikivume ku bwacu, ngo kugira ngo adukize umuvumo w'amategeko. Yarawubabaye rero, umubabaro wacu wose umushiriramo kandi urarangira. Ubwo Imana iri kuvuga ngo ku musaraba ikaruvari byararangiye, nta cyasigaye rwose, ahubwo abantu nibizere bakiri, bahananwe nacu kubana n'Imana Data ubuziraherezo. Kubera ko umuntu wa kera mu guhambwa kwa Yesu Imana yaramwibagiwe, mu kuzuka kwe Imana yaremye undi muntu mushya. Ubwo umuntu uzabana n'Imana n'umuntu uri icyaremwe gishya, nkuko n'undi Yesu bivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Ni icyaremwe gishya cyambaye gutungana kwa Kristo Yesu. Ubwo ndiho ndavuga ngo muvandimwe, umwenda warishyuwe birarangira.
nta cyasigaye. Ubwo umuntu uzacirwaho iteka azaba yizize kuko Imana yamaze kuvuga ko byose yabikoze neza kandi birarangira muri Kristo Yesu. Umuntu azazira kutumva, nta kindi azazira, ni uko utemera ko ibyo byakozwe byamukuyeho urubanza, ari we byakorewe. Ubwo umuntu akiri kuvuga ngo nge ndi umunyabyaha, aba ari kuvuga ngo Yesu ntacyo yakoze. Mu yandi magambo ubwo banavuze ko yiyahuye. Nibyo yariyahuye, yarizize ibyaha bye nibyo byamwicishije. Nibyo ubwo bari batazi antikristo cyangwa se umwanzi w'umusaraba. None se nyine niba nyine ku musaraba hagombaga kujya ikivume, yego, kandi nyine Yesu akaba nawe yarahindutse ikivume kubw'ibyaha byacu, bikanamuhesha kujya ku musaraba. Ubwo si uri kuvuga ko utari intungane nyine, yego, ntubusobanuye ko ubuvume kuba Yesu yarahindutse ikivume ko yavumiwe ibyaha byiwe. Ese ubundi uvuze ngo Kristo yarakubabarijwe, yego, ariko nawe ukaba ufite ubwoba bwo kuzababazwa, ubuvuze ko yababarijwe iki kuri wowe? Ubwo umuntu abavuze ko ari we yibabarijwe. Nibyo rwose. Ubwo rero abadukurikiye n'abazakomeza kudukurikira, yego, nibashyira umutima mu nda Yesu yadukiranuye n'Imana, nk'uko ijambo twasomye ryatubwiye ngo Imana yiyungishije natwe ngo urupfu rw'umubiri we, ngo kugira ngo idushyire imbere yayo turabera, turi n'abaziranenge tutagawa muvandimwe. Nibyo rwose. Cyane ko nyine umuntu amaje gucumura ku Mana byamushyize kure y'Imana, byanamutandukanije n'Imana. Umuhuza wacu n'Imana rero, yego, nta wundi ni Kristo. Amen. Ubundi ngeyo bavuze umwunzi, numva Kristo niwe waje kutwunga n'Imana. Amen, amen. Ariko atwungishije n'ubundi gutanga igitambo cy'ibyaha byacu byari byadutandukanije n'Imana. Ibyo byaha rero amaje kubitambira igitambo, yego, nibwo twongeye guhura n'Imana. Ariko duhuriye nabwo muri Kristo Yesu, tudahuriye mu kazi. Nyine twagombaga guhurira aho ubwiyunge bwabereye, aho ku musaraba, kandi umusaraba nanone si igiti gitambitse n'igihagaze, ahubwo n'ubunyacyaha bwacu bwose aho buva bukagera Yesu Kristo yishyizeho, ariko akanabuhanirwa bikarangira by'iteka ryose. Nshima Imana rero ukuntu nyine nayo yaduhaye ubugingo, ariko n'ubundi ikaduha ubugingo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu nyine muri Kristo Yesu nyine uhari ngo ntateka, nta rindi teka bategereje, ahubwo abategereje nyine n'ubundi kuzava hano mu isi nk'uko abantu bose bahava, ariko ajya kubana n'Imana mu bwiza bwayo. Ariko rero muntu utarizera uko abakiranutsi bazava mu isi bajya kubana n'Imana, umenye ko nawe uzava hano ujya kubabazwa mu muriro utazima, ngo ni mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ejo nahoze mbona ukuntu ikirunga cyari cyarutse, kandi ari akantu gatoya karutse n'utuntu duke, ariko abantu barirutse, abantu barahunga. Noneho utekereze koherwa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Ni ibyago birenze ibyo wabuzi wanigeze no kumenya. Rero ndabona amasaha tuba dufite asa naho ahuje imyambi. Reka dushimira abaduteze amatwi bose, abantu twabanye mu gihe kingana n'isaha. Turabashimiye, ariko tunabararika kuzakurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa cy'ubutaha, ariko no kugikomeza kurarikira abandi. Ariko twongera no kubibutsa ko iki kiganiro kinaboneka kuri YouTube. Ni kuri YouTube channel ijuru ntirikorerwa TV, wabasha kukibona ukongera ukacyumva. N'igihe buryo umuntu aba yacyumvise ariko ari no mu bindi, ariko wakongera ukakibona n'ukacyumva witonze, ariko kanagisharinga ku nshuti zawe zose. Si ubwo buryo bwonyine gusa, wanatubona kuri nimero za telefone tugiye kuguha. Iyanjye ni 07 22 33 92 74. Iyo ngiyo iba no kuri WhatsApp. Indi ni 07 8 72 70 67. Nanjye yanjye Frederick ni 07 8 54 15 Murakoze cyane, turabashimiye naho gutaha.
abantu benshi bafite ikibazo cyo gusobanukirwa inzira banyuramo kugira ngo babe baragwa b'ijuru. Nibyo koko, nanjye icyo kibazo nkimaranye imyaka isaga 30 kandi cyari cyaranshegesha umutima cyane. None se uwo mutwaro waba waraje kubuturwa gute? Naje guhura n'abavugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana bamenyesha ko Imana yatanze ijuru ku buntu. Ku muntu wese uzemera kwizera Yesu Kristo akababarirwa ibyaha bye byose kubwe, akagirwa intungane mu maso y'Imana, bityo akabaho mu isi yizeye ijuru bidasubirwaho. Nanjye nuko byangendekeye muvandimwe, kandi nejejwe no kuba mu isi nzi neza ko mfite ijuru. Ese nawe waba wifuza kumenya uko wajya mu ijuru ku bwa Yesu? Kurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa kinyura kuri Country FM 105.7 buri wa kane guhera saa 2 kugeza saa 3 z'umugoroba.